Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyakomeza rero kuganira ku muhanuzi. Ejo twasoje inzira y'umusaraba, tuyisoza tugiye kwinjira mu gihe cya diveni. Iki gihe rero cya diveni ni igihe kidukangurira kwakira umukiza uje atugana. Niyo mpamvu tuzaririmba ngo nimwagura yo marembo bategeka b'isi, nimwitegura umukiza ataha imitima. Mana yaturemye twese, ibuka ko turabawe, uduwo watubwiye ni Yezu umwana wawe. Tuzaririmba rero indirimbo za adivente, tugiye kwitegura rero ivuka rya Yezu. Ni byiza rero ko abagenzi bagana mu ijuru dutekereza ku ivuka rya Yezu, ariko tunatekereza ku rupfu rwe, ari narwo tumazemo iminsi. Yezu yaradukijije rero adukiriza mu rupfu rwe. Niyo mpamvu rero atubwira ati n'ivuka ryanjye mugomba kuryizihiza. Ubwo azaduha isengesho tuzakora, ko kugeza uyu munsi ntabwo yari yambwira isengesho tuzakora muri adiventi. Niba hari isengesho ryihariye azaritubwira. Kuva uyu munsi kugera kuwa kabiri wenda azaba yararitubwiye, nataritubwira ubwo tuzaba turi muri rya sengesho n'ubundi yadushyiriyeho, kuko niwe warifunguye, niwe wafunguye iryo riba ry'isengesho ryo kuwa kabiri no kuwa gatanu, kugira ngo abantu bose bidumbaguzemo maze bakire ibibembe nka Nahamani igihe yajyaga kwidumbaguza muri rya riba. Bavandimwe rero tugiye gukomeza tuvuga ku bahanuzi, inyigisho ku buhanuzi, ku muhanuzi, cyangwa se icyo ari cyo cyose kirebana n'ubwo buhanuzi nibyo turimo. Icyo navuga cyo nuko nta buhanuzi bugomba kubaho hatariho Imana. Iyo hatari Imana ni ukuvuga ngo bwa buhanuzi bundi bwitwa ubuhanuzi bw'ibinyoma, butari bwo nyine. Bivuga ngo twebwe abakunda ubuhanuzi tubukunda kubera ko tuzi ko ari ijwi ry'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu burya abakristu bakunda ubuhanuzi, babukunda kubera ko bazi ko ari Imana ibabwira iciye ku wundi muntu. Kandi ibyo bintu twamaze kubona yuko ari byo rwose, duhereye ku byanditswe bitagatifu. Ibyanditswe bitagatifu rero ari nabyo twatangiriyemo, nibyo tugiye gukomeza, kuko turi buze kureba umuhanuzi akwiriye kwifata ate, cyangwa se akwiriye gufatwa ate mu bantu. Ariko turabireba tumaze kumva umuhanuzi Imana iba yamutoreye iki. Turacyakomeza rero muri rya jambo ryo mu gitabo cy'ivugururamategeko umutwe wa 18. Twari tugeze rero ku murongo wa 18, niho twavuze ariko ntitwaharangiza. Ubwo tugiye gukomeza. Nzababonera umuhanuzi umeze nkawe, ukomoka mu bavandimwe babo. Nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajya ababwira ibyo mubwirije byose. Haleluya. Ajya ababwira ibyo mubwirije byose. Ni ukuvuga ngo ibyo umuhanuzi avuga ni ibyo abwirijwe n'Imana. Haleluya. Umuhanuzi Amosi niwe utubwira ati mbese uhoraho avuze ninde utahanura. Kandi koko bagenzi tugana mu ijuru, rimwe na rimwe tujya dutekereza ko kuba umuhanuzi ari ibintu byoroshye, mbese ari ibintu uwo ari we wese yakwihamagarira. Ariko njyewe mbona ko ari ugutorwa n'Imana rwose, kandi gukomeye cyane. Ariko uko gutorwa n'Imana nabyo ndongera mbibabwire bagenzi tugana mu ijuru, mbabwira ni ntabwo ari ibintu umuntu ashobora kwanga. Igitabo cy'umuhanuzi Amosi kidusobanurira uburyo uhoraho avuga. Mbese usomye iki gitabo ntabwo ari kirekire rwose, wabona uburyo Nyagasani abisobanura, avuga yuko iyo yavuze ntawe utahanura. Igitabo cy'umuhanuzi Amosi gifite imitwe mikeya rwose, imitwe
imitwe 9 ariko kubera ko cyanditse mu buryo navuga ngo beze nk'ubw'indirimbo ntabwo ari kirekire. Reka mbasomere rero hano gutorerwa ubuhanuzi ntawe ubyiyaka. Niho ngiye gusoma no mutwe wa 3 guhera ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 8. Mwabonye abantu babiri bafatanya urugendo batabanje kubisezerana? Mbese hari ubwo intare itonoma mu ishyamba itabonye ikihiga? Icyana cy'intare se cyomonganya ijwi mu ndiri yacyo ntacyo cyafashe? Mbese ye inyoni igwa mu mutego ntacyo bayishukishije? Umutego se washibuka ntacyo ufashe? Ihembe se ryo ryavugira mu mujyi abantu ntibaryamira amajanja? Hari ubwo si ibyago byatera mu mujyi atari Uhoraho biteye? Nyagasani Uhoraho rero ntacyo akora adahishuriye ibanga rye abagaragu be abahanuzi. Intare itontomye ninde utatinya? Nyagasani Uhoraho avuze ninde utahanura? Ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ugutorerwa ubuhanuzi rero ntawe ubyiya, kandi ibyo navugaga ntago Imana ishobora kuvuga ngo ndagutoye nkugize umuhanuzi w'amahanga ngo uvuge ngo ndabyanze. Ngewe nabahaye ubuhamya bw'ukuntu nabyanze, ariko Imana igakomeza ikangendagendaho nuko ikandusha amaboko. Rero bagenzi tugana mu ijuru, gutorerwa ubuhanuzi ni ibintu rwose twese tugomba navuga ngo kwitegura, kuko warashobora kugutungura igihe icyo ari cyo cyose akagutora, nkuko nanjye yantonguye. Ntabwo nari nzi ko natorerwa umurimo wenda wo kubwira amahanga, cyane cyane ko numvaga ndi umuntu uciriritse rwose. N'uyu munsi kandi numva ariko bikimeze. Ariko nyamara abantu babiri ntibashobora gufatanya urugendo batabanje kubisezerana, ntabwo bishoboka. Niba twiyemeje ko nge nawe tugiye kugendana nuko tugomba kubisezerana. Haleluya. Nawe rero uri gusezerana n'Imana biciye hehe? Ku muhanuzi. Mbese hari ubwo intare itontoma mu ishyamba itabonye ikihiga? Birashaka kuvuga iki? Ese Uhoraho yavuga ntacyo ari kuvuga? Muribwira ko Nyagasani Imana yatora umuhanuzi ntacyo ashaka kumutuma? Ntabwo byakunda. Ni ukuvuga ngo niba Uhoraho atoye umuhanuzi haba hari impamvu, naho wowe utayimenya. Urebye rero ubuhanuzi bwa Mose ukareba abahanuzi bose, Imana yagendaga ibatora kubera impamvu. Itora Musa twarabiganiriyeho mu minsi ishize, nuko yabonaga umubabaro n'imiborogo y'Abayisiraheli bari mu Misiri. Ubwo rero ikavuga iti ngomba gutora umuntu. Haleluya. Ariko mbere yuko tujya mu itorwa ry'aba bantu nuko bagiye batorwa nyine, turacyarimo kuganira kuri iri jambo rikomeye cyane ryo mu gitabo cy'ivugururamategeko rivuga ngo ni mwebwe mwahisemo ko mbatorera umuhanuzi, ariko kandi nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke ajya ababwira ibyo mubwirije byose. Haleluya. Nivuga ngo umuhanuzi ntabwo azavuga ibitari iby'Imana. Birashoboka ariko ko umuhanuzi ashobora kuvuga ibintu Imana itavuze, biterwa n'icyo ariko. Haleluya. Ubundi y'Imana koko iguhaye rifite mu modoka yayo ikakwicaza imbere, niko tubyita rwose, ikakwicaza iruhande rwayo, wumva ukomeye. Ujya wumva ukomeye, kandi koko ni ukuri, uretse kumva ukomeye ariko burya koko uba unakomeye. Hari ahantu ugera bigahinduka. Haleluya. Nusoma igitabo cya 2 n'icya 1 cy'Abami, reka makurebere page wenda hari nubwo niyo ndivuze kukubwira, wera kuri page ya 516 ku bantu bafite Bibiliya ntagatifu niyo mfite ngewe. Eliya ku nkombe y'umugezi wa Kirete. Nukuri nusoma amakuru ya Eliya, uraza kumva amakuru ya Eliya n'ibitangaza byakorekaga kubera Eliya. Eliya mu nzu y'umupfakazi w'Iserabuta, tuzi byahabereye ko twabiganiriyeho. Eliya azura umwana w'umupfakazi. Nukuri ibyo bintu byarabaye. Mbese Eliya baramuvuga, bakagera mu gitabo cya 2 cy'Abami, naho bakavuga noneho Elisha. Kubera ku mutwe igitabo cya 2 cy'Abami, Eliya atangaza igicumuro cya Okoziya. Icya 2 cy'Abami, Okoziya agerageza gufatisha Eliya. Noneho rero ubwo ibya Eliya bikarangira, hagatangira inkuru ya Elisha.
umuhanuzi Elisha iyo ariko ni Beteli ibyahabereye byari bikomeye, ingabo z'Abayisiraheli zitera igihugu cya Mowabu. Ni ukuvuga ngo Elisha arabanje arabahanurira, barahaguruka. Elisha atabara umugore w'umupfakazi. Mbese Elisha twarabyumvise, uwo mwana aza gupfa. Noneho rero Elisha aramuzura. Elisha n'umushunemukazi, urupfu rw'umwana w'umushunemukazi twararwumvise. Elisha azura umwana. Ubwo mbese muri make usomye uragenda umenya amakuru ya Eliya na Elisha. Naho kuvuga rero ngo abahanuzi mu by'ukuri baba bafite ububasha bukomeye. Ariko utegereze ko wenda mfata urugero rwa Elisha, igihe umushunemukazi yaje kumubwira ati rwose muvandimwe cyangwa se mukozi w'Imana, rwose umwana yapfuye. Noneho Elisha aravuga ati ese reka njye kureba, kuko igihe umushunemukazi yari arimo kuza, ntabwo Elisha yari yamenye icyo uwo mushunemukazi aje kumubwira. Noneho rero Elisha yohereza umugabo witwa Gehazi akaba yari umukozi, navuga umuntu wagendaga iruhande rwa Elisha. Elisha nawe ubu bushobozi yabukuye kuri Elisha yagendaga iruhande rwa Eliya agiye kugenda amusigira umwambaro we. Ni ukuvuga ngo yamusigiye ubutware, mbese yamusigiye navuga ngo ubuhanuzi. Elisha nawe rero yari afite uwo bagendanaga witwaga Gehazi. Yohereza Gehazi aramubwira ati genda urebe icyo uwo mwana yabaye. Ariko Gehazi yarahageze ntibyakunda. Haleluya. Kubera yuko atari we Elisha. Ni ukuvuga ngo umukozi w'Imana hari ahantu atagera ntibikundi. Hari ahantu bidakunda rwose kubera ko umukozi w'Imana adahari. Ni umuntu nk'abandi, aravuga ururimi nk'urw'abandi, arasenga amasengesho akoresha amagambo nk'ay'abandi, ariko yavuga bigakoreka kandi abandi basenga ntibikundi. Ni icyo umukozi w'Imana baricyo. Haleluya. Elisha na Eliya ubwo uzasoma mu gitabo cya mbere n'icya kabiri cy'Abami. Ni ukuvuga rero umukozi w'Imana aba afite ubwo bubasha. Noneho rero ubwo bubasha bujya buha abakozi b'Imana bamwe na bamwe kwirata no kwigira bibone. Ariko nyamara Pawulo mutagatifu akavuga ati twakabaye turabirasi n'abibone kubera imbaraga dufite. Ariko ntago tubyemereye kubera ko tugomba kwiratana iki? Umusaraba wa Kristo. Imibabaro niyo tugomba kwiratana. Rero kubera ko ubwami bwacu atari ubwa hano ku isi, na Yezu yirinze kwirata, ubwo rero no kuvuga ngo natwe ntitwemerewe kwirata. Ariko naho twakwirata, ibyo kwirata turabifite. Ni ukuri hari imbaraga z'Imana ziri muri twebwe. Haleluya. Kandi birakoreka rwose. Haleluya. Birakoreka. Nuko rero abahanuzi rero bamwe bimara kubaryohera, noneho bagatangira kubigira uburyo bwo kuronka indonke. Ubwo n'abahanuzi bamwe na bamwe iyo batangiye rero kubigenza gutyo, niho Imana yarakara rero Imana igahagarika impano zabo. Bibaho rwose ko Imana ihagarika impano z'umuhanuzi. Yari umuhanuzi ariko yarangiza nyine akaba arangije. Noneho rero wa muhanuzi nubwo yarangije guhanura Imana itakimubwira, wagakomeza kwitwa umuhanuzi kubera ko hari igihe bamubonaga avuga iby'Imana imubwiye, abantu bagatekereza ko kivuga iby'Imana imubwiye kandi Imana yaramaze kumusezerera. Ubwo rero agatangira kuba umuhanuzi w'ibinyoma. Ubwo nibyo nashakaga kuvuga rero, kuko niyo magambo tugiye kugeraho. Ngo kandi uwo muntu utazumva amagambo yanjye, ayo uwo muhanuzi nyine azavuga mu izina ryanjye, nzabimuryoza ubwanjye. Turaza kuhasubira. Ariko uwo muhanuzi nahangara kuvuga mu izina ryanjye, ijambo ntamubwirije kuvuga, cyangwa akavuga mu izina ry'Imana zindi, icyo gihe uwo muhanuzi azapfa. Haleluya. Naha nashakaga kukubwira. Nuvuga ngo umuhanuzi ashobora kuvuga mu izina ry'izindi mana. Ejo yavugiraga Imana y'ukuri, none Imana y'ukuri yamara kurangiza kuganira nawe kuko wenda byarangiye, akavuga ati ukuntu bajyaga bangaburira n'ukuntu najyaga ngenda, kuko abakozi b'Imana barabyubahirwa. Hari abantu benshi rwose mu bakozi b'Imana bajya bagenda rwose bagenda hejuru y'abandi kubera ko ari abakozi b'Imana. Ibyo tuzagenda tubibona kuko ubuhanuzi turacyaburimo, tuzabuhengura tubuhengeke tuburebe rwose, mbese tuzabusohokamo tumaze kumva ko uko dukwiriye no kwitwara. Ariko kuko ubuhanuzi twamaze kumenya ko ari imwe
mu ntwaro zizadufasha gusohoka muri Babiloni. None ariko ubwo buhanuzi dukwiriye kumenya ese buturuka ku Mana cyangwa ntibuturuka ku Mana. Turabimenya dute? Ubwo ndi kugufasha gushishoza. Noneho rero hari umuhanuzi ushobora kuza adatumwe n'Imana, ariko navuga adatumwe n'Imana y'ukuri akavuga avugira izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. Hari abahanuzi rero bagenda bapfa nyine, gupfa nta nubwo ari no gupfa wenda ku mubiri gusa ngo ubone ngo arapfuye birarangiye, ahubwo apfa kuri roho, ugasanga reka data arahanura bikanga, mbese yaravangiwe. Abahanuzi bavangirwa tujya tubabona, n'ukuri baravangirwa. Njya nkunda Yezu rero ko yambwiye ko muri Gatolika buriya kuvangirwa ntabwo bikunze kubamo, kubera ko abantu iyo uri muri Bibiliya ukaba uri muri Bikira Mariya, burya kuvangirwa uba uri kure yabyo. Reka dukomeze rero nabyo tuzabigeraho tubiganireho. Ariko aravuga Uhoraho ati kandi umuntu utazumva amagambo yanjye, ay'uwo muhanuzi nyine azavuga mu izina ryanjye, nzabimuryoza ubwanjye. Haleluya. Ni ukuvuga rero ngo umuhanuzi aje rwose asa n'umuntu usanzwe, akavuga ati Uhoraho arambwiye ngo, bakavuga ngo ako se ngo uyu nguyu ngo nawe arabeshya, Uhoraho se atuma umuntu usa nawe, uzabiryozwa. Kuryozwa ni gute rero? Ni ukwishyuzwa, ni nko kubihanirwa mu by'ukuri. Ni ukuvuga rero ukuntu Nyagasani Imana azaguhanira ko utumvise amagambo y'umuhanuzi. Ni nabyo rero ndi gushaka kugira ngo mbabwire, mwirinde gupinga ubuhanuzi bagenzi tugana mu ijuru, kuko twebwe mu batowe muri definisiyo y'uwatowe, icyo nacyo kirimo. Uwatowe n'umuntu wese wumva ijambo ry'Imana akihatira kurishyira mu bikorwa kandi ntahinyure ubuhanuzi. Kutabuhinyura rero, ibyo wenda nibyo tuzavugaho mu minsi igiye kuza, kudahinyura ubuhanuzi. Kuko abantu benshi bajya batekereza ko guhinyura ubuhanuzi cyangwa kudahinyura ubuhanuzi ari ibintu abenshi badufata nk'injiji. Bakavuga ngo umuntu ngo se ngo umuntu ngo wese ngo ubuhanuzi bwose ngo aramira. Ariko rero buriya tuzabiganiraho. Rero hari icyo ndi gushaka kuvuga. Umuntu utazumva amagambo yanjye, ay'uwo muhanuzi nyine azavuga mu izina ryanjye, nzabimuryoza ubwanjye. Azabiryozwa gute? Uhoraho ubwe. Iyo avuga ngo ubwanjye, mu Cyongereza avuga ngo myself. Tujye twiga myself. Yesu we, tuzajya myself, no kuvuga ngo ngewe ubwanjye. Mu Gifaransa avuga moi-même, moi personnellement. Ni kuvuga ngo ngewe ku giti cyanjye nziyizira. Haleluya. Yewe mvuze ayo magambo, ariko nibuka amagambo umuntu aherutse kumbaza. Kubera ko mbyibutse, reka tubisubize, ariko ntabwo tubibuse kuva aho turi hano mu magambo ya myself. Umuntu yarambwiye atariko ati biriya bintu abantu bavuga byo kuvuga mu ndimi, ati biriya bintu burya ni ibiki? Atese muri Kiliziya Gatolika nta ndimi zihaba, ko najya numva umuntu uvuga ngo arashaka kwakundi. Yewe Yesu mbabarire, ni uko mbyiganye mwami w'amahoro. Ibi byaha ntabwo tuzabikira, erega no kwigana ingabire udafite nabyo ni icyaha. Yesu atubabarire. Mbivuze rero kugira ngo ngufashe kumva icyo nshaka kuvuga. Ziriya ndimi ntabwo abantu bazisobanukirwa. Umuntu ajya hari akazivuga, kandi ngewe ikintu nagenzuye, ziriya ndimi koko ni impano. Ni ukuri no kuzigana utazifite ntabwo bikunda pe. Ubwo rero umuntu arambaza ati se Roho Mutagatifu iyo atanga impano bigenda biti? Ibi rero mbivuze kubera ko nari mvuze mu Gifaransa, mu Cyongereza no mu Kinyarwanda, ariko nibuka ibyo Yesu aherutse kumbwira mu minsi ishize nyine ku ndimi, ku mpano n'indimi. Arambwira rero impano, indimi zirukubiri. Hari indimi z'abana z'abamarayika zumvwa n'uzivuga n'Imana gusa. Hari n'indimi rero izi tuvuga, Igifaransa, Ikinyarwanda, Icyongereza, Ikilatini, Igiswahili, Ikidage, mbese izi ndimi zo ku isi zisanzwe burya nazo zijya ziba impano.
Hari umuntu uhabwa impano rero kuvuga mu ndimi ariko zumvikana, hari n'uhabwa kuvuga mu ndimi zitumvikana zimenywa n'Imana. Ziriya ndimi rero zitumvikana ntugapinge ko zitabaho, kuko burya ni ururimi rw'abana, mbese zirya n'indimi z'abana. Kandi Yesu yaratubwiye ngo abafite umutima umeze nk'uw'abana nibo bazabona Imana. Haleluya. Ubwo rero no kuvuga ngo Imana ikwiyera umutima nk'uw'abana ikagwa no kuvuga nk'umwana, mbese icyo gihe buryo usenga bari kuvugana n'Imana n'abamarayika, mbese yabaye umwana mutoya. Rero ntitukabipinge ngo tuvuge ngo ntibibaho, bibaho rwose. Noneho rero hakaba n'izindi ndimi zisanzwe zumvikana rwose, indimi. Rero Nyagasani Yezu yarambwiye ati nshaka kutagwa kuvuga muri za ndimi zitumvikana nkagwa kuvuga izumvikana. Nukuri izi ndimi tuvuga nazo ni ingabire. Kwigisha wenda ukavuga mu Gifaransa, Abafaransa bakumva Icyongereza, Abongereza bakumva Ikidage, Abadage bakumva, wajya mu Bataliyani ukavuga Igitaliyani, ntabwo ari ibintu navuga ngo byoroshye, ni impano nazo. Bityo rero nitujya tumenya akajambo kamwe ujye uvuga uti nanjye rwose ngewe ariko nyitangira navuga ngo nkiri muto mu murimo w'Imana, ngewe namusabye kuzigisha mu ndimi. Icyo kintu rwose naragisabye, ndamubwira ndashaka ko uzanyigisha indimi, kuko indimi narazikunze kuva ndi umwana mutoya. Ngiye no muri segonderi niga indimi, ariko mva muri segonderi nyine ntaramara kuzinjiramo nk'uko nabyifuzaga, bituma rero ntakomeza kuzivuga uko nabyifuzaga, ko numvaga mbishaka rwose. Noneho ndibuka yuko no kugira ngo banyohereze mu ndimi, mwarimu wanjye niwe wabwiye papa ati Louise muzamuye kwiga indimi, ati kuko mbona ari impano ye. Niko mwarimu yavuze, sinzi uko yabibonaga. Indimi sinari nzi ngo ni gute, ariko mu buzima bwanjye burya nkunda kuvuga mu ndimi zitari za zindi wenda zitumvikana, ahubwo mu ndimi zumvikana. Noneho rero njya kwiga indimi, ariko sinazirangiza cyangwa ngo ziheraheze uko nabyifuzaga, ariko Yezu Kristu utanga ingabire zinyuranye mu buryo bwe yampaye nyine ku rugero ashaka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo bagenzi tugana mu ijuru, ku rugero Nyagasani ashaka agenda atanga ubumenyi. Ashobora rero kuguha kuvuga mu ndimi zitumvikana cyangwa mu ndimi zumvikana, ako karagaciyemo. Bityo rero nuvuga indimi zumvikana ntuzatekereze ko nta ngabire y'Imana ufite, kora kuri kuvuga Icyongereza cyumvikana. Mbese hari indimi ushobora kubwira abantu bakumva. Erega n'ururimi kavukire rwawe narwo ni impano. Nukuri Ikinyarwanda njya mbona abantu benshi banyandikira b'Abanyarwanda biteye isoni. Ntabwo abantu bazi kwandika Ikinyarwanda no kukivuga, kandi ari ururimi kavukire, ndetse uwo muntu ari Umunyarwanda rwose, ariko ugasanga narwo ntabwo aruzi. Icyongereza ntabwo akizi, Igiswahili ntakizi, Igifaransa reka data, ariko n'Ikinyarwanda yitwa ko ari Umunyarwanda no kucyandika akaba atabizi. Ibyo ngibyo nge ndabibona cyane, kubera ko nagiriwe ubuntu nyine bwo kwiga indimi. Niyo twigaga Ikinyarwanda, Igifaransa, Icyongereza n'Igiswahili, ariko tukiga mu buryo kucyandika, kukivuga mu buryo mbese navuga buri impeccable, bwa buryo mbese bwiza. Bo birumvikana iyo umuntu agiye mu buzima busanzwe, hari igihe izo ndimi bitoroha kuzivuga bitewe nuko uburya ururimi ugenda urumenya uko ugenda uruvuga. Ariko icyo navugaga nuko nyine usanga abantu benshi izo ndimi wenda batarazize. Ngewe nagiriwe ubuntu nyine bwo kuziga, kuko nigaga muri segonderi, ariyo navuga ngo ariyo branche, donc niyo branche nigaga, niyo section nigaga. Icyo gihe twayitaga section. Ubwo rero aho nkomereje nyine byatumye mbasha kumenya, wenda simvuga ngo nzi cyane, ariko kubera ko ariyo section nigaga wabyumva uko ndi kubisobanura, ntago ari kugira ngo wenda ngo niyate ngo nzi noya ntacyo nzi, ariko uko biri agace yanzi nabashe kwinjira mu Kinyarwanda navuga ngo cy'umwimerere, ko twigaga icyo bitaga ubuvanganzo nyarwanda, tukajya rero mu Kinyarwanda nyacyo. Kwa burya Ikinyarwanda cyangwa se indimi zose burya zose zigira ururimi umuntu avuga n'ubuvanganzo bwa. Ubuvanganzo kenshi bukoreshwa mu bantu bandika ibitabo. Buryo ururimi uvuga burya ntago ari kimwe n'urwo wandika, bigenda bitandukana, kubera ko hari ibyo ubugenda ushyiramo nyine kugira ngo bizaryohere uzaba uri gusoma igitabo. Ubwo rero ako nagaciyemo, ntabwo ndi bwigishe lettre muri
mu ivugurura amategeko, ariko nagira ngo mbafashe kubyumva. Turagaruka rero, navugaga ko kari agaciyemo k'indimi, tukigarukire rero kuri wa muhanuzi, niho twari turi, ariko nako kukamenya byari ngombwa. Ngo kandi umuntu utazumva amagambo yanjye ay'uwo muhanuzi nyine azavuga mu izina ryanjye, nzabimuryoza ubwanjye, myself, mwamem. Haleluya, nawe twanagiriye mu ndi merega. Yego rero nazo tujye tuzivuga, ariko ntago abakozi b'Imana ari injishi. Haleluya, aho haleluya, Imana ijya gutora ntabwo izatora abantu batize gusa, ijya inashoboza yego abatarize, ariko nabize ikomeza ubwenge bwabo, ariko ukakorera Imana uri dogiteri. Ariko haleluya, abantu bajya batekereza ngo dogiteri ngo nukora ko ngo ari dogiteri yabyigiye, ariko burya nayo ni impano. Hari n'abiganye nawe batageze kuri doktora, ni impano. Rero tujye tuyimwubahira, kandi twumve tugomba gukura ingofero igihe atambutse, tuvuge tuti ni impano yawe. Ntabwo rero impano reka nyivuge itandukanye n'amashuri. Ushobora kubona impano warize cyangwa utarize. Iyo Imana iguhaye impano utarize ikwigisha ibyo ngibyo, iyo iguhaye impano warize ikomeza ubumenyi ufite, ikongeraho n'ubundi bujyanye n'icyo yagutoreye, nyine birumvikana. Ubwo rero twakomeje uwo muhanuzi rero. Umuntu utazumva amagambo y'uwo muhanuzi, umuhanuzi araje aravuze, bahanga bayamwe niko babaye, ngo buriya ngo yabuze ngo ibyo kurya, niko bajya bakunda kutwita. Wavuga uti banumwe rwose mufasha abakene, ngo buriya ngo arakennye. Uwese kujya gasani Yezu we, ariko mwami w'amahoro, njewe muramutumana Nyagasani wowe kabyara we, ukakomeza ukatuyobora muri iyi ngoma yawe itazagira iherezo. Wambabariye ugatuma abandi ikintu cyerekeranye no gutanga. Njewe kuvuga iby'Imana ndabinezererwa rwose, nkabivuga uko biri, ariko iyo bigeze ku kwigisha abantu gutanga no kurekura, ndavuga ni Nyagasani utuma abandi bahanuzi kandi barahari. Ariko rero ninjye simbuka sinyikubwire, uzamenye yuko hari ibyo nanjye ntakubwiye, kandi nzi ko ari ibintu by'ingirakamaro. None ku cyumweru ko babidusomeye, abazajya mu ijuru n'abazarimbuka, ko twamaze kumenya abari bo. Mugenzi ugana mu ijuru, nkaba ndi kukubwira ngo sohoka muri Babiloni. Ninkubwira gusohoka muri Babiloni ntakweretse inzira igusohorayo, nzaba nkumariye iki? Hari igihe nshinyiriza nkabivuga, ariko nkaba nzi ko hari ibintu bikomeye cyane. Umuhanuzi rero araza, yatangira kuvuga terega ati Uwiteka yantumye ngo iyo myenda mwambaye nimuyitange, ngo buriya ngo yambaye ubusa, ngo niyo mpamvu ngo nimufasha abantu, ngo dore ngo abantu bagiye gusubira ku ishuri, amashuri rwose arafungwa, ariko ababyeyi benshi nta bushobozi bafite bwo kurihira abana. Bantu rwose icyo mwabitse nimuyeho abandi. Buriya rero ya muhanuzi buriya arya afite abana bangahe biga muri segonderi? Ni 2. Buriya byabuyobeye, niyo mpamvu. Ariko buriya kuki hari ubwo Yesu yigeze kuntuma mu batowe nababoneyeho, noneho arantuma ngo ngende mbigishe gutanga, kuko bari umuntu w'igisambo mu Kinyarwanda bamwita nyirakiguno. Noneho bari ba nyirakiguno, noneho ndagenda mbigisha gutanga, ndababwira inyigisho ya mbere niko bantumwe, kuko Yesu ukababwira gutanga. Inyigisho ya kabiri harimo nyine ababyumva pe bakanabyitabira, kandi rwose bakabyumva. Abo nibo rero njyewe mbadeba. Noneho habamo n'abandi bavuga ariko ngo mama ngo muri iyi minsi ngo ko yibanze cyane ku gutanga, ngo aho buriya ngo ntagira ngo tumufashe. Nuko bikangeraho nyine, bingeraho nyine, Nyagasani atuma abamarayika n'imiyaga iravuga, nuko bikakugeraho. Ariko byagera nkavuga ariko Mana koko ubu se nzabigenze ne koko, buse nzaceceke se? Oya, najya kuvuga ni Nyagasani Yesu, nuzi ikindi ngiye guceceka ntabwo nzongera kubibabwira. Ni nawe uzashaka undi muhanuzi agenda bibabwire. Nuko Nyagasani Yesu akandi bati mbese nutabivuga biravugwa nande? Ni none se ko mbivuga bakanyita ko ndi gusabiriza? Ati bivuge, buri wese abyita uko ashaka, ariko wowe wakoze umurimo wawe. Nuko ubwo rero ndagenda nkabivuga uko mbishoboye muvandimwe, ariko benshi bakavuga ngo nukugira ngo tumufashe. Ariko Mana ntago byoroshye we, ntago byoroshye. Nkababwirana ariko ni Nyagasani yambwiye ngo utazatanga azahanwa. Ni kandi ibyo bintu muri kwirukira, muri kugenda mukora amanywa nijoro, nimudakoraho 1/10 ngo mugihe Imana, nukuri nta mugisha muzabona, nibyo muri gukora bizabapfira ubusa. Ariko aho kugira ngo buri wese yisuzume, ariko ngo mama Louise ngo kwari kwitsitse cyane ngo kucyo gutangara, ngo gutanga ngo
ngo gutanga ngo ariko ngo nayindi nyigisho numva ndavuga nti Nyagasani buri rero nkunda Yesu Kristo kuntu ngewe ankoresha ndigisha ingingo imwe ikarangira sinzayisubireho ubwo rero nkaba ndayisimbutse nkavuga ndayirangije nayirangiza nakongera gusoma indi vanjiri ngasanga yangingo iragaruka ni ndayisubiramo ariko narabivuze nuko ngira amahirwe bumva batumva ubwo nari ndangije agasimba ngo barakabwiye ngo nekajye kwimya urutare kwimya no gutera intanga mbese ubwo nuko kujya ku rutare kugira ngo mbese rugire icyo rufata kajyaho karahanyanyaza karangije katumva ifata idafata nge ndangije umurimo wanjye rero umva nanjye njyaho nkayegayeza numva Nyagasani bumva batumva ariko ndangije icyo nagombaga kuvuga nuko Yesu akaza akavuga ati urakoze kubera ko bivuze niba atabyumva ngo babikore bazabihanirwa ariko babyumvise bitandukanye nuko umuntu ari kuzaza akavuga ngo ntabwo nabyumvise reka sinabimenye ati buriya yabimenye kubwo rero bamwe bakabyitabira bagatanga kandi n'uyu munsi baza kumubuhamya bakavuga bati mama gutanga twabonye koko ari ibintu by'umugisha ariko abandi baranga bavuga bati gutanga se ariko wakomeza gutanga reka natwe turi abantu ibyo rero ndabibona ngewe nkabereka uko Imana irimo kunyereka byose ndabibona ndabibabwira ariko ndagira ngo mbabwire bavandimwe bagenze tugana mu ijuru nukuri umurimo w'Imana urahambaye haleluya iyi Imana yakwambitse kandi yagutumye iba yabirangije ariko kwiba yabirangije reka nkubwire unyanga unkunda nabwo uri bunkureho impano y'Imana ntabwo byakunda abantu baratangira ariko ngo mama Louise ngo yaravangiwe mvangiwe kubera ko wowe ubyifuza ariko ntabwo nigeze mvangiwe guhera ko Imana itigeze yemera ko umwuka wayo umvaho hiya abantu bajya bagatangira ngo iyi ngo yaravangiwe ibwo rero kugira ngo batumva rero ubwo turi no kureba ibintu bituma abantu batumva ubuhanuzi nabyo nibyo turi kuvuga harimo kwinangira harimo no kureba umuntu kwasa kureba umuntu umuhanuzi kwasa ngo ariko ngo kwahora yambaye ngo imyenda icitse ngo buriya ngo Imana ngo iyo Mana avugira ngo yananiwe no kumugurira imyenda nishaka izagutuma nka Yohani Batista rwose izamutuma nka Yohani Batista hari umugore witwa Rahabu yarihabara ariko yarakoze kandi birakunda haleluya ngo rero Imana nishaka izagutuma mbese bareka mubwire uko ishaka izaguhagurutsa uko nguko ngo rero bantu mugenda mwinangira ubu turi kureba ibintu binangira abantu bituma batumva ubuhanuzi suko ubuhanuzi batabwemera buriya muntu ariko uziko ajya avuga ibintu bikanasohora ariko soko ntasa uzukunta areba niyo mpamvu ngewe najya nkunda abantu twegerana cyane ntabwo nshaka umuntu uzavuga ngo ariko ngo uzukunta avuga oya ndeka imenyereye Yezu waduhuje ushobora kureba ngo ariko ngo Louise ngo avuga gute ugasanga mvuga ngo wenda nabi ntabwo mvuga kuvuga nabi byo gutukana ariko wenda hari igihe umuntu aba ari kuvuga nyine wenda ntakora amageste wewe ndo ubishaka cyangwa akajya akora amageste wowe utabyifuza mbese muri make hari ibintu bishobora gutuma umuntu mbese atekereza ko yaba agufite ariko rero bagenzi tugana mu ijuru haleluya ibyo bintu tujye haleluya tureke kureba abakozi b'Imana ku gihagararo ubwo rero navuga icya mbere kituma abantu batumva ubuhanuzi ariko igikomeye ni imitwe yabo aricyo bita kwinangira umuhanuzi akaza akavuga yavuga kugira ngo wumve ibyo avuga ngo ariko nguriya ngo ntabwo ejo bundi ngo ntabwo se ngo bamwirukanye ku kazi kugira ngo umuhanuzi ntiyirukanwa ku kazi ariko ngo uziko ngo yakoze n'ikizamini ngo aragitsindwa ngo abura akazi kugira ngo umuhanuzi byose biramuhira se oya nabwo ariko umuhanuzi akora ubwo rero navugaga ku kintu gituma abantu banga kumva ubuhanuzi hari ibituruka wenda ku buhanuzi nyabuhanuzi hari n'ibituruka ku byo imitima y'abantu yibwira rero ibyo ngibyo rero mu kubivuga wenda sindi buze kubirambura byose ngo mvuge ngo icyambere icya kabiri ni byinshi pe ariko byaba 10 byaba 20 byaba 3 byaba 2 cyaba kimwe ndagira ngo nkubwire ngo vana mu ruhare rwawe cyo nicyo nge nkwisabiye vana uruhare rwawe mu gituma abantu batumva ubuhanuzi ngo ngewe ngo mama Louise ngo naramusuye ngo ejo bundi ngo ariko ngo uziko
niba waransuye se iyo ni inkuru nziza ariko njye hari abantu bigeze kuza iwanjye baza ngo ari abahamya ba Yehova, baraza bati uhoraho cyangwa Yehova yatwohereje kujya kubwiriza abantu bose ngo bihane. Ndavuga ariko mushobora kuba mutazi aho babohereje, kuko Yehova abohereza yabohereje ku bantu batigeze bamenya Imana, ntabwo yabohereje ku bantu basanzwe bazi Imana ngo aribo mujya gukura mu kumenya Imana, kuko iyo bakwigisha baba bashaka kugira ngo uve mu byawe ujye mu byabo. Ubwo niba utabikoze rero ntabwo wamenye Imana. Ndavuga ariko se niba umuntu yarabatijwe, kuko nicyo iko Yesu yaravuze ngo mugende mwigisha amahanga yose, abazemera bazabatizwe. Uje kumbaza usanga narabatijwe, ese ubwo urashaka kumbwira ko ntamenye Imana? Noneho rero nyigisha n'ibindi, ariko ntuntegeke kuva mu aho nabatirijwe ngo njye iwawe. Ayo ni amakosa, abantu bakunda gukora. Ndababwira ariko nibyo Yehova yarabatumye, kandi natwe yaradutumye. Nanjye yarantumye, ndi umugatolika ariko nanjye yarantumye, ariko ntabwo yantumye kujya kuvana abantu mu matorero yabo. Ninga usanga uri umuyehova mwiza uzagumamo, ninga usanga uri umurokore mwiza ugumemo, ukomeze urokoreke ukirizwemo. Umwadivantiste mwiza ukomeze urugendo ujya mu ijuru, umugatolika mwiza ukomeze urugendo ujya mu ijuru, kuko ntabwo Nyagasani azareba ku madini. Ariko ugasanga abantu barimo kwibeshya. None rero ngewe ndi kukubwira, hari inkuru nziza tugomba kubwira abapagani. Abantu bakeneye inkuru nziza ituruka kuri twebwe. Wajya kubabwira ngo ariko nguzi ko njye nasuye mama Louise, ntacyo bitwaye kuko mama Louise ni umuntu nk'abandi. Ariko se niba wenda waranahageze ugasanga wenda yabwiriwe cyangwa yaburaye, ukaba ugiye kubibwira uwo muntu, harya ubwo muri gukontribua kugira ngo mumushakire icyo kurya? Ubwo ndi kuvuga nyine kuriya nyine abantu bajya batwara inkuru zitari ngombwa, kikaguhagurutsa ukava i Kigali ukajya Gisenyi cyangwa se Rubavu niko bahita ubu, ugiye kuvuga ukuntu wamusuye. Kikaguhagurutsa ukava mu gace aka nako kajya mu kandi ugiye kuvuga ukuntu mama Louise yacuruje agahombo. Kikaguhagurutsa ukava mu gace ukajya mu kandi ugiye kuvuga ukuntu mama Louise rwose nawe byari byaramuyobeye. Ariko iyo ni inkuru nziza yo kumenyesha abantu, iyo ni inkuru y'agakiza. Rero ushobora kubivuga gutyo, wabivuga wibwira ngo uri kuvuga ibisanzwe, bikagusha umuntu wenda wari uri muri audio akaba akoze left avuyemo. Niho Yesu yavuze rero ati ibigusha abantu byo ntago bizabura, ariko hago uwo bizakomoka. Ubwo nubaye inkomoko y'uwo muntu, yo kugwa k'uwo muntu, wenda yarari mu gatambwe ari kuva mu byaha, none inkuru wamushyiriye yatumye yanga mama Louise na za audio. Kandi wenda iyo nkuru nayo wamushyiriye niyo wasanze ahandi bari kuvuga nawe utwariyo. Ibyo nshaka kuvuga muri kucyumva. Ngewe nivuga mama Louise cyangwa Louise nta kibazo mfite uburenganzira bwo kwivuga kugira ngo abantu mve ko nivuga ngo nuvuga Eliya ntabwo akiriho, ariko Eliya ariho muri batwebwe, kuko ubuhanuzi Imana yamuhaye buracyakomeza. Haleluya. Uhoraho aravuga ngo kandi umuntu utazumva amagambo yanjye, ayo uwo muhanuzi nyine azavuga mu izina ryanjye nzabimuryoza ubwanjye. Ushobora kutumva ubuhanuzi bitewe nuko wowe ubwawe utabushaka, cyangwa se bitewe nuko ushaka kubutesha abandi umurongo. Ushobora kutabushaka rero bitewe nuko ubona uwo muhanuzi, bitewe nuko wowe ubwawe washyizemo ko umuhanuzi agomba kuba ameze, mbese ukamera nka Mariya Madalena yagiye kureba Yezu, kumva yagera akabona Yezu ariko ntamumenye, kuko yumvaga Yezu yagombye kuba ari umurambo uryamye. Ati mwigisha abwira umurinzi w'ubusitani, nyakubahwa niba ari we wamutwaye mbwira aho mwamushyize base. Kandi ari kubwira nde? Yezu. Kubera iki? Yatekereje ko Yezu agomba kuba ari umurambo uryamye, ariko nyamara Yezu ni muzima. Haleluya. Bityo rero nkubwire ngo ntabwo Yezu azigaragaza iwawe uko wowe ubitekereza, ntabwo azaziteka mu isura y'uwutekereza. Yezu azaza mu isura ashaka, bitewe nuko ashaka kukwiyereka. Haleluya. Bityo rero ntuzatekereze ko abahanuzi, kugira ngo nemere ko umuntu ari umuhanuzi agomba kuba afite amashapura 3, ubwo ni umugatolika. Agomba kuba afite amashapura 4, agomba kuba ahora ashengereye, agomba kuba byambara hari bitambaro mu mutwe, ukaba wamushushanyije. Yaza rero atarya atanywa, uti ntabwo ari uriya. Yezu yaje aryanywa, bati ni igisambo. Ubwo se urashaka wuhe muhanuzi? Rero ikintu turi buze kumva, hari igihano Uhoraho agenera batazumva abahanuzi. None rero
njyewe uyu munsi ndagira ngo dutandukane twibaza impamvu ituma tutumva ubuhanuzi ni iyihe. Birashoboka ko waba uvuga uti aha erega mama Louise iby'ubu no kwitonda, ndabizi mu bitabo binyuranye byo mu isezerano rishya batubwira ko abahanura b'inyoma bariho, ariko reka ngusomere mu gitabo mu ibaruwa ya mbere Pawulo n'umwandikiye Abanyatesaloniki. aho niho nshaka kugira ngo nkubwire kuko haradufasha. Mujye muhora mwishimye musenga ubudahwema, mushimire Imana muri byose kuko ari byo ibashakaho muri Nyagasani. Haleluya. Muramenye ntimuzimye roho w'Imana, ntimugahinyure ibyahanuwe, ahubwo mujye mugenzura byose. Haleluya. Ibyiza mubigumane, naho ikibi cyose mukirinde. Haleluya. Nibwo tuzagenzura ibyiza byose. Kugira ngo ubashe kugenzura ibyiza nuko nawe ugomba kuba uri mwiza. Haleluya. Uri muzima. Haleluya. Ukora kandi bigakoreka. Ni gute uzagenzura ibizima warapfuye? Ibyo byashoboka? Ubwo rero tugiye kuzabiganiraho, ibingibi byo tuzabigimuzi rwose, turebe ukuntu tugomba kugenzura. Ubu rero hari ingabire y'ubugenzuzi. Iyi ngabire buri wese afiteho, ariko ingabire muri rusange itangirwa akamaro rusange. Imana ishobora kuguha kugenzura ibyawe ariko ntiguye kugenzura iby'abandi. Urumva? Ibi rero nibyo ngewe mbwira abagenzi bagana mu ijuru, tuzabyinjiramo rwose. Ni gute tuzagenzura? Twemeranyijwe uyu munsi tugiye gutandukana tuvuga tuti Imana iravuga ngo utazumva ibyo uwo muntu hanuza azavuga azahanwa. Imana niyo ubwayo izamwihanira. Ubwo ni ikibazo. Niba uri umugenzi ugana mu ijuru ukaba ushaka gusohoka muri Babiloni, tangira witegure kugendana n'Imana mu buhanuzi, kuko abahanuzi ni abakozi b'Imana. Ntabwo uzagenda rudakorana n'abakozi b'Imana, kandi ari Imana ikuyoboye, ntabwo byakunda. Niwigira nka Korea na Datani uzahura n'akaga, niwigira nka Miriyamu uzahura n'akaga. None kumuhanuza arahari. Musa niwe tuzaribonde mu bahanuzi, mu bantu bakoreye Imana. Umukozi w'Imana no muhanuzi. Ariko si kw'Imana iri kuvuga ubwoko bwayo bukaba butabasha kumva, hakaba hagomba Musa ugomba guhagarara hagati y'ubwoko bw'Imana n'abantu. Hakaba hari icyo imbaga ishaka kubwira Imana ariko idashobora kuvuga kubera ko itashobora kuhagera ibutume Musa. None Musa naza akavuga ati Imana iravuze ngo nimugire gutya ntitubikore, ko tuzabihanirwa. Tuzabwirwa n'iki se ko Musa yoherejwe n'Imana y'ukuri? Tuzashishoza dute? Nicyo tugiye kurangirizaho uyu munsi. Tugiye kurangiza twibaza ngo tuzashishoza gute. Rero aho kugira ngo uhite wiha igisubizo cyo gushishoza, ahubwo ihangane tuzabyigeho. Reka Nyagasani yaduhaye ngo kugira ngo dufatane urunana tugende twese tubireba, tuzashishoza dute. Imana iguhe umugisha rero. Ubwo kuwa mbere tuzaganira uburyo tugomba gushishoza, tubyige. N'uwatekerezaga ko ari umushishozi amenye ko burya yajyaga bikora neza cyangwa nabi, bitewe nuko tuzagenda tubihugurwamo na Roho Mutagatifu, kuko ari uduha ubushishozi, ingabire y'ubushishozi. Imana iguhe umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.